Guys, ikintu mugomba gukora rero ikintu gikwiye ntekereza ko ari cyo kintu cya nyuma cyo kubwirana nabi intonganya nta cyiza uvuga buri mu kanwa kawe hasohokamo amagambo mabi amagambo ashaririye ashaririye abeshya avuga nabi umwuka mubi donc wowe uharabika gusa always negative nta positive ugira ikintu cyiza ukibonamo nk'ikibi aragura ikote warireba ati ikote ntabirenze yagura amavuta yagura parfum iyo parfum nagihumura kandi wenda ihumura mbese ntacyo ushima. Amahoro y'Imana akunze ba Isherina TV murasuzwe na Isherina kamikazi w'abanyarwanda. Nizere ko mumeze neza rero bakunzi bacu nshuti zacu bari mwakoze subscribe by'umwihariko n'ukuri mwese mbahaye ikaze muri cya gisata cy'utuntu n'utundi. Mu tuntu n'utundi tubona ibintu byinshi bitandukanye uburyo ki wabaho uburyo wajya gushaka akazi se nibiki bitemewe muri societe wakwitwara ute mukobwa w'ubwenge se abasate mukobwa mwiza yakaba yarangwa n'iki n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero ngiye kubabwira bimwe mu bintu bitanu ushobora gutuma relationship y'umuntu cyangwa se relationship y'abantu ipfa cyangwa se ihagarara. Uyu munsi wa none ndashaka kuvuga uti ngiye ndi kumwe n'umukunzi wanjye turakundana byatari yewe turi hafi no gukora ubukwe inshuti zawe zikaba zibizi famille nuko ariko kera kabaye ukajya kubona bwa bukwe ntububaye ukajya kubona hajemo ikintu kidasanzwe ukajya kubona rwose ubukwe burapfuye ukajya kubona rwose abantu bakundanaga bitegura kubana fiancée yambaye rwose habura gato ngo mariage ibe ukabona birapfuye. Ntabwo relationship yakabaye ipfa ariko ushaka kwibaza uti se none ni ibihe bintu bishobora gutuma relationship nk'iyo ngiyo ikomeye muri ubwo buryo nziza gutyo nyine ishobora gupfa yapfa se byagenze bite? Umukunzi wanjye turakundana nta ribi guse yewe tumaranye nk'imyaka 4 ariko ngo relationship yapfuye ukibaza uti se biba byagenze gute? Ngiye kugusanura ibintu bitanu rero dushobora gutuma nyine ya relationship y'abantu babiri bakundana ipfa. Ikintu cyambere gishobora gutuma abantu bakundana batandukana cyangwa se ba bantu bifuzaga kubana ba bantu haburaga gato rwose ba bantu mwese muri kuvuga muti bayabo rwose ntago ushaka gutandukanya ntago batandukana iteka ryose barabazana abana ariko ukajya kubona nibo batandukanye. Dore ikintu cyambere kibetera rero kubeshyanya nimba ivuga abanyarwandakazi inshuti zacu bakobwa tungana rubyiruko ntago ari kubeshya ngo rero nguri hehe ngo telefone yanjye ngo I'm so sorry ngo it was on charge ngo nukuri ngo sorry ibyo ntago ari kubeshya. Hari ukuntu umuntu abeshya nk'utuntu dusanzwe muri rusange shaka kubura wenda uri kumwe n'abantu ntushaka kumwitaba cyangwa se ntushaka kwamenya ahantu uri ukaba wamubeshya ukamubwira uti ushaka to after ukamwihorera cyangwa se yaguhamagara ntumufate. Icyo si kinyoma ntago byatuma mutandukana ngo mu breaking muvuge muti okay jya kwawe nanjye jya kandi mwakundanaga. Dore ikinyoma umukunzo wawe ushobora kumubeshya mukarangizanya kumubeshya ababyeyi kumubeshya umuryango afite gutuma agufata nk'ukuntu runaka atari kuri. Icyo gihe rwose umukunzi wawe muzatandukana ubukwe buzahagarara. Uyu munsi wa none mfite fiancé n'urugero turakundana bimeze neza nta kibazo naragiye mwishushanyaho ngewe mami ngewe daddy buriya ngewe mu rugo gutya na gutya ba sisters ba brothers bankorera utuntu ibyo byose ukabivuga uri kubeshya ari nko kuvuga ngo uwo nguru kwita auntie wo kwita mami daddy ari nk'abantu baho ngaho gutyo bishuti bisanzwe ukababeshya umugabo. Urumva already naguzi ko umugabo akunda umugore ufite umuryango naguzi ko umugabo wenda yishimye kubera ko wenda abana bazabona tate naguzi ikintu yagukundiye yagendeyeho. Guys, ikintu mugomba gukora rero ikintu gikwiye ntekereza ko ari cyo kintu cya nyuma cyo kubwirana nabi intonganya nta cyiza uvuga buri mu kanwa kawe hasohokamo amagambo mabi amagambo ashaririye ashaririye abeshya avuga nabi umwuka mubi donc wowe uharabika gusa always negative nta positive ugira ikintu cyiza ukibonamo nk'ikibi aragura ikote warireba ati ikote ntabirenze yagura amavuta yagura parfum iyo parfum nagihumura kandi wenda ihumura mbese ntacyo ushima. Ibyo byose byatuma relationship yawe izima irangira. Kabone niyo umuntu yabagukunda bingana bite ariko burya iyo ugiye guhitamo umuntu uzabana ubuzima bwawe bwose ugira amakenga ukagira gushidikanya
ukagira guhitamo bya nyabyo. So, iyo ubonye ikintu kitari cyawe rero urarekura ukazinukwa ukihorera ukagenda. Ni ukuvuga ngo inkweto igira iyayo, ariko rero iramutse ibaye igira iyayo mukagera mu rugo mugakora divorce nta kintu byari bimaze. Ibyiza ni ukubibona kare, nimugire nimutume hari n'abantu babigenderamo. Ubwo abantu babigenderamo mvuga ni wa muryango mwakoze b'abana babavukaho, ugasanga papa mama baratandukanye, abana bari kurerwa na mukase, abandi bari kurerwa n'undi mugabo utari se. Urumva ibyo bintu byose bikafekta ba bana banyu mwabyaye. So, ibyiza rero ni ukubihitamo hakiri kare. Ibyo bintu byose mbabwiye ko ari bitanu, ukabyitaho ukareba ko nyine ibyo bintu byujuje. Ntabwo ubeshya umukunzi wawe, umubwiza ukuri, uramwubaha ukamwubahisha. Amfete nyine ugira umwanya mwiza wo kuganira nawe, mugasolvinga ibibazo mufitanye, murumvana. Mujinya iyo arakaye mutwara gutyo, iyo ndakaye nabyo nkamutwara gutyo, mukamenya nyine iyo sheri wanjye arakaye nakora iki, wese iyo narakaye akora iki. Apana kumva nyine ko iteka ryose wowe kubera ko nyine we uteye gutya, ibyo ni akazi kawe, ibyo birakureba, ntumukeyaringe ngo umubaze ngo wabaye iki. Donc kugira ngo abantu babanye neza no kugira ngo umenye ngo umuntu ari mu yihe mood. Niba arakaye mubwira amagambo amugarura muri mood nziza, niba yishimye mubwira amagambo akomeze yishimye. Donc tugatuma ibintu byose bihora biri mayinazi gusa, biri negative, biri opposite gusa. Ntabwo ushobora kuvuga ngo yavuze ikintu ngo wumve ngo muri kumwe iteka ryose binavuze ubona ari bibi. Ibyo bintu byose mubyirinde, icyo gihe bizatuma relationship zanyu zikomera, zibizanyazo, mwambikana impeta, Imana ibyemeze, umuryango byemere, amategeko abyemere, hanyuma mwibanire akaramata. N'ubushakashatsi nakoze rero nifashishije imbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, ndasoma cyane, ndavuga nti hamwe n'abakunzi ba Shana TV, couple mudukurikiye, abashakanye mudukurikiye, mukwiye kumenya ibi ngibi kugira ngo namwe urugo rwanyu rukomere, rushikame, rube urugo rwubakiye ku rutare, rube urugo rutajegajega, rube urugo nyarugo, rube urukundo nyarukundo. Apana urukundo ruhora muri break up, apana urukundo ruhora mu ntonganya, mu matiku, mu magambo, mu biki byose ntazi. Mukwiye kubaho nyine abantu bari professional, mukwiye kugira urukundo rwa nyarwo, mukwiye kurwanira urukundo rwanyu, kandi iteka ryose rwose urukundo rw'ukuri ruratsinda. Hanyuma rero true love wait. Mwari kumwe nanjye Shana Kamikazi rero mu kiganiro utuntu n'utundi, cyangwa se ibivugwa mu rukundo, noneho kugira ngo tumenye ngo urukundo rwacu twarwubaka dute. Hagati aho ngamwe na Nopa Company Limited bafite gin nziza cyane, bagira yitwa Service Gin, bakabagira yitwa Energy Gin. Zombi zikuboneka rwose hano mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, ahazwi nko mu Byangabo. Bakaranguza ku giciro cyo hasi cyane. Ku bindi bisobanuro rero ujya kuri Instagram yabo, ukabandikira kuri Nopa Rwanda, asigaye bakakuranguza intara zose bagerayo, igihugu cyose bagitembera, even no hanze yacyo. Wifuza kurangura rwose ni karibu muri Nopa Company Limited, umukiriya aba ari umwami. Murakoze cyane rero, Nyagasani akomeze abampera umugisha.